ariko uretse gato kamana nagufotora yego tazavuga ngo ni fotora utishimiye ishusho cyangwa ifoto uhabwa, niyo mpamvu kuri imihanda mba ngiye kumanukana na In Star Studio, your image, our focus. Nibiki biri kuri iyi mihanda nyuma yuko uyu mugabo we yifitiye iki kibazo. Ikiro cy'umuceri kigera kuri 20. Kigera kuri 20. Nicyo wisabira leta. Ibiceri. Ibishimbo bigera ku 10. Ngwino ngo agera hino ongera ubimbwira. Ibishimbo kigera ku 10. Amavuta agera kuri 5. 5 y'igiki. 5. 5 vuye ku rumeyi. 5. No niho bishoboka niho umuntu wese abyiru. Nyuma yuko bakora akazi gakomeye ngo nta mwari uzongera kwanga mwarimu. Kubera iki rero? Ni ukubera ko Mineduc yamaze gutangaza ingano y'amafaranga yongejwe abarimu bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, dore ko nk'abarimu bafite A2 bongerewe ibihumbi 50 n'amafaranga 849, abarimu bafite A1 bongererwa ibihumbi 54 n'amafaranga ibihumbi 54 n'amafaranga 916, n'abarimu bafite A0 bongerewe ibihumbi 70 n'amafaranga 150. Rero nimujya kubona mukabona bimeze uku, mwaka mushasha mwaka mupyagala ni wanene ni waneza. Reka duturike usharuka uzaguje rwose ntikuzakugera. N'umunezero uzaba wabatashye. Hagati aho uyu muhungu none azataha. Ndavuka Davis D uri kubarizwa hari ku mugabane w'i Burayi, kuko atazataha. Rero hari indi nkuru naguyeho kuri iyi mihanda. Uyu musore muramubona ni umuhanzi ukomeye ukomoka mu gihugu cya Nigeria, yitwa Jay Wills. Abenshi mwamumenye nko mu ndirimbo Medicine, yewe ari niyo yakoranye na Diamond Platnumz bayita Melody. Uyu mugabo rero wari ufite ibitaramo kuva ku itariki ya 1 Nyakanga kugeza ku itariki ya 22 aho yasoreje mu gihugu cya Omani. Yagize gutya ahurira n'umusore w'umunyarwanda witwa Jackson, n'umwe mu basore bazwi cyane nko mu ndirimbo Side na Habib. Inkuru namenye nuko hari umushinga w'indirimbo baba bafitanye n'uyu mugabo, nyuma yuko bahuriye ku rubyiniro rumwe mu bitaramo byari byateguwe na Lasgid Events Oman, ibarizwa muri kiriya gihugu cya Oman. Ese twitega ibishya kuri aba bagabo, dore ko nawe wasanga yaranze gutaha. Teta ko yabaye urujijo mu bantu. Pirize uzongera kunyivangira mu kibazo sito. Nyuma yuko hagiye amafoto hanze ye, ntago tubigaruko twagiye tubivuga inshuro nyinshi ko kubitwa na Wiso babyaranye abana babiri, yewe bikaza gukurura impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Mu gitondo ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda bigakoresha hashtag ya Let's Save Sandra Teta. Mu gihugu cya Uganda barimo abanyarwenya Patrick Salvador ati ariko babandi biyita aba feminists ku mbuga nkoranyambaga ko bacecetse ku kibazo cya Sandra na Wiso.
mubivuga iyo akenshi bibafitiye inyungu. Murikunda ko komenya mukorera satani. Ego gitare cy'amahanga. Ubushize hari amashusho ya Sandra Teta yagiye hanze ubona ijisho ryatukuye. Bamwe batari ko nubwo muvuga ngo arakubitwa ariko uyu muntu nta kibazo afite. Abandi bati nyamara mushobora gusanga baramuroze. Agashya rero ku mugoroba yaje kugaragara ari kumwe na Chameleone. Bamwe bati ariko aya mashusho menya ari aya kera, telefone za Teta ntaziriho. Nyuma agaragara mu kabari kitwa Plot 8. Nubundi akiri kumwe na Jose Chameleone arimo arahereza amafaranga uwitwa MC Mariachi. Urujijo rukomeza kuba rwose. Nyuma bidatinze ku mugoroba wa mukanya mu gihe nyine abantu bayobewe ibiri kuba, uwahoze ari umugore wa Jose Chameleone, Daniela, hajya ku rubuga rwe rwa Instagram ati mwijoro ryashize nagiye kubona mbona telefone irampamagaye mu buryo bwa video. Yari ya Tata Aba cyangwa Jose Chameleone. Namubajije nti kuri kumusohokana mu gihe wundi wakamuretsa akabanza akitekerezaho bitewe n'ibyo ari gukorerwa na Wiso, cyangwa n'uburyo bwo gukomeza guhishira umuvandimwe wawe. Ngewe cyo nakubwira cyo ntabwo nzaguha ubuhumekero mpaka ikibazo cya Teta kibonewe igisubizo. Yahise nashyira hanze ibiganiro bagiranye nyuma yo kuvugana kuri video call. Nyuma se y'ibi ngibi ko twakomeje kujya mu rujijo, ubu Teta koko ibi byamubayeho? Kuko noneho biri too much ibintu nanjye w'umurara mbona. Niye nama watanga Dr. Ku isi hari amahirwe akaba n'ibyago. Umuntu ari hagati y'ibyo bintu bibiri. Ibyago biza bikwirukankaho ubishaka utabishaka. Urakinga inzu bice munsi y'umuryango bigusange biburaho binyura, ntago biraguhiga. Ariko amahirwe araguhunga. Nukuvuga ngo uraza wajya kuyafata akabara gukwebye. Kugira ngo rero ubone amahirwe bigusaba kuyiruka inyuma. Yajya munsi y'intebe ukajyayo. Ni no murabizi kuri imihanda nsigaye manukana na Inostar Studio. Harya niyehe twabasangara? Ku bindi bisobanuro amagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0790 18 92 ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo y3.inostarstudio.com. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Naho ku munsi w'ejo